umugore w'inkozi y'ibibi twamufasha sambana, twamufatiye mu kirorero arimo akora ibibi, dore igihe yahereye noneho turamwiboneye, ngaho mwami nawe gira icyo ubivugaho. Yesu arebye mu mitima yabo asanga bose ari abapagani, mu bifuza ko yakicishwa amabuye hariho abasambanaga nawe. Yesu yandika hasi n'urutoki mu nyuguti nini zisomeka, atutarakoze icyaha ngaho namutera ibuye. Yesu arebye mu mitima yabo asanga bose ari abapagani, mu bifuza ko yakicishwa amabuye hariho abasambanaga nawe. Yesu yandika hasi n'urutoki mu nyuguti nini zisomeka, atutarakoze icyaha ngaho namutera ibuye. Bakakwiyunyaniko bagatsindwa mu mitima, bakabona ko nibatindaho barapfa mbere y'uwo mugore. Umwe akagenda n'undi akagenda, baragenda bose bashiraho, uwo mugore w'umunyabyaha asigarana na Yesu. Yesu ati mugore babandi bagushinjaga barihe? Mariya yubuye amaso asangana n'umugihari. Yesu ati nanjye singuciriye witeka, genda ntuzongere gukora icyaha. Kuva uwo munsi uwo mugore ibyaha byiwe arabibabarirwa. Yesu ati mugore babandi bagushinjaga barihe? Mariya yubuye amaso asangana n'umugihari. Yesu ati nanjye singuciriye witeka, genda ntuzongere gukora icyaha. Kuva uwo munsi uwo mugore ibyaha byiwe arabibabarirwa. Uyu munsi ngwino kuri Yesu, ibyaha byawe ubibabarirwe. Na uyu munsi ngwino kuri Yesu, ibyaha byawe ubibabarirwe. Na uyu munsi ngwino kuri Yesu, ibyaha byawe ubibabarirwe. Na uyu munsi ngwino kuri Yesu, ibyaha byawe ubibabarirwe. Na uyu munsi ngwino kuri Yesu, ibyaha byawe ubibabarirwe.